ni kuwa mbere ni tariki 29 Gicurasi 2023. Uyu ni umunsi w'149 muri uyu mwaka. Shimira umwami Yesu kuko aguteje intambwe nshya, kubugejeje itariki ni kubw'imbabazi ze n'ubuntu bwe. Imana imaze iminsi ireba uburyo wakoze ukagira ubwo unanirwa ariko ntucike intege. None igiye kukugororera kubera iryo shaka n'umuhate. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino igice cya 15 umurongo wa 58. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murusheho iteka gukora imirimo y'umwana, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uw'ubusa ku mwana. Umva nshuti y'Imana, ngo warakoze cyane, waravunitse, abandi barivumbuye babivuyemo, abandi barabiretse, abandi barananiwe, ariko wowe utitaye ku magambo, utitaye ku byo bavuze, utitaye ku byo banditse, utitaye ku makuru y'incamugongo yagiye akugeraho, warakomeje ushyiramo agatege. Ntabwo Imana yirengagije uwo muhate. Kuriya wazindutse, kuriya witabiriye cyane, kuriya wihanganye, aho kuvuga ugakomeza ugasenga, Imana igiye kukugirira neza, igiye kukwiyereka, kandi n'ibyiza igiye kugukorera. Iki cyumweru nicyo kwinjira mu bwiza bw'Imana kubera kutanamuka no kudacika intege. Mwami ushimwe kubwira ishimwe, ushimwe kubwo kutirengagiza imirimo. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.